Umuvugo amarira y'umutima. Hari igihe umuntu aseka imbere y'abantu ariko umutima we urimo kurira bucece. Hari igihe ugaragara nk'usa nk'ufite imbaraga, nyamara imbere yawe hari intambara utabwira umuntu. Nicaranye nijoro rituje, nitegereza ukwezi kurabagirana mu kirere, nibaza ibibazo byinshi bitagira ibisubizo. Ese kuki abantu twizera badutenguha? Ese kuki abo twakundaga rimwe na rimwe batubabaza? Nanyuze mu nzira ndende y'ubuzima, niga ko atari buri wese ufata ukuboko kwawe uzagumana nawe kugeza ku musozo. Hari igihe baza nk'imvura y'impeshyi bakaduha ibyishimo, hanyuma bagahita bagenda tugasigara twibaza impamvu. Hari amagambo atigeze avugwa, hari amarira atigeze agaragara, hari ibikomere umutima wihishemo, kuko rimwe na rimwe kubabara utuje biruta gusobanurira abantu batakumva. Nigeze kwizera cyane, nubaka inzozi ku bantu nakundaga. Uko ubucuti budasenyuka, ko umuntu agusezerana kugumana nawe atazigera gutererana. Ariko ubuzima bwanyeretse ukuri, ko hari amasezerano asaza, ko hari amagambo ahinduka nk'umuyaga, ko hari abantu bahinduka nk'ibicu by'izuba bakagenda iyo mu mwijima ugejeje. Ariko mu marira yanjye nahize isomo rikomeye, ko nubwo umuntu yagutererana, ko nubwo umutima wakomeretswa, ugomba gukomeza kubaho. Kuko agahinda k'uyu munsi nikavuga iherezo ry'ubuzima bwawe, kandi amarira yawe ashobora kuzavomera imbaraga z'ubuzima bwawe bushya. Umunsi umwe uzongera useke, uzongera wumva amahoro yo mu mutima, uzareba inyuma uvuge uti byari ibihe bikomeye ariko narabirenze. Niba hari uwakubabaje, wige kubabarira. Niba hari uwagusize, wige gukomeza urugendo. Niba hari uwakwanze, wibuke ko agaciro kawe katagenwa n'uko abandi bakubona. Kuko uri umuntu ufite agaciro, kuko uri umuntu ufite inzozi, kuko uri umuntu ufite ejo hazaza heza. Nubwo uyu munsi amarira ashobora kuba menshi, izuba rizongera kurasa. Kandi igihe kizagera umutima wawe wongera ugira ibyishimo. Ahari amarira menshi hazamera inseko, ahari ibikomere hazamera imbaraga nshya. Amarira aragenda, ariko umutima ugakomeza urugendo.